ngiye navuze no kugira ngo mbone umukozi w'Imana bari kumusebya bamusenya reka ngaruke nze muvugire mvuga ukuri ko ninjye wafashije video. Byagenze gute kose? Okay. Byari byagenze gutya, sibyo? Wirukanse hafi metero 200 wambaye ubusa buri nta kintu kimwe wambaye. Era kintu kimwe. Bakubera iki? Profete ajaza Uriya buri munsi. Umugabo agira ishavu, jalousie. Urukumva? Akam. Wewe wasengeraga umugore wasengeraga umugabo kenshi. Boss. Ninjye wayifashe nayifashe 2018. 2018. Ninjye wafashe video niba mwumvisha nijwi ninjye wabazaga. Hello, hi ladies and gentlemen, this is Sandy Wase, your girl kabisa kuri JALAS official. Nizere ko mumeze neza, nizere ko icyumweru cyageze neza, nizere ko kikiri kugenda neza, nizere ko imigisha ari yose muri uku kwezi. So turi kumwe rero na KJOHN. KJOHN ejo yakubise post hanze avuga ati mureke kuvuga ibihuha kuri Prophet Joshua, ati njyewe ninjye ukuri mumbwire nze mbihera ukuri kwanjye. Ubu noneho twibereye kumwe agiye kuduha ukuri. KJOHN, yes. Bimeze bite se? Ni fresh sana. Bimeze neza. Ni wane. Ewan, Prophet Joshua ndabona rwose uri tayari kuduha ukuri. Nabonye abantu mwamwihaye nakabantu bamwihaye ariko namwe. Oya yinkuru igiye hanze tugomba kumenya aho ituruka. Ubundi nashatse kugira ngo mbaho ukuri kuko ninjye wafashe video muri kumwitirira. Yego. Iriya video ni wowe wayifashe. Iriya video ninjye wayifashe nayifashe 2018. 2018. Ese ubundi mbere yuko wenda tujya kuri. Prophet Joshua muziranye gute muziranye ryari? Joshua tuzanye 2007 ndakeka 2007 kera tukiri batoya twese za Kicukiro yabaga igikondo yakunda kuva igisenye akaza igikondo kenshi yakunda kuba ari igikondo ko nanjye nabaga Kicukiro tuzanye kera. Ubwo mwari muzanye kuva igikondo kuva Kicukiro mbese ni umuntu wawe? Ni umuji wanjye. None se iriya video yafashwe bivugwa ko yari ari kwiruka yambaye ubusa avuye gusengera umuntu w'abandi. N'abaniga bari kuharabika umusaza bari kumwitiranya na Prophet. Uriya muniga yitwa Brice. Oya. Yego. Nago watubeshye. Yitwa Brice. Uriya wabonye yambaye ubusa. Isura iragaragara. Isura ni kimwe. Abakongomani bose bafite to ivuga kimwe ni nk'abagandi bakiza mu gihugu bavuga kimwe ni nk'abarundi bari nahayo mbese abanyamahanga kuvuga kimwe no gusa ni ibintu bibiri bitandukanye. Abakongomani uzabarebe ni wari kubera amavuta bose baba basa. Ntabwo basa. Uzarebe wamukiye kina Rayon Sport yitwa Ruvumbu. Tumushaka urebe kadasa nka Prophet cyangwa adasa nka Bayanguresi. Abantu bigoma bose baba basa. Oya KJOHN wavuze ko ugiye kuduha ukuri. Kandi ariko ndi kugwanyine. Tubwiza ukuri. Uriya mutipe yitwa Brice uriya nafashe. Yitwa Prophet Brice undi akitwa Prophet Joshua. Brice yasengeraga ku itorero hariyo Sodoma niho yabaga nibuzo y'amacumbi ya Sodoma hano hariya kunuzenya hafi y'amajerwa ndakeka niho Brice yabaga yazaga n'ubu ngubu igisenyi twagenda iwabo nkabereka haba rwose. Ko ngewe inkuru nkibibona nyine byabaye ko cyajyana baga nyiba muri media n'ubu ngarutse muri media kugira ngo mvugiye Joshua ko nabonye abantu bamwihaye bari kumusebya bamugerekaho. Joshua yirukanse ibirometero 100 ni ibirometero 100 yambaye ubusa buri kumushinza kari Joshua kandi kubwa uriya bamwita Brice. Ngenda muzi n'inkuru nkimara kuyibona nyine umunsi ko ninjye wafashe video niba mwumvisha nijwi ninjye wabazaga Brice ngewe naramubasije ko byabaye mpari ahantu narindi. Ariko se umubaza kutamuhamagaye nka Brice? Oya we yavuze ko yitwa Brice Prophet. Ati yarasanzwe abasengera. Yarasanzwe asengera famille y'abari abantu. Ariko se ubundi buriya yari ari mu rugo iwabo cyangwa hari ahandi hantu bahuriye? Uriya byo bari ahandi bari. Ukuri KJOHN. Bari yabo bari muri lodge. Abariya ba Brice bo bari muri lodge. Ahubwo uriya bamufatiye ku mugore w'abandi atangira kwita Prophet. Kandi uzika abantu benshi bakunda kwita Prophet kajya kumva runaka ngo ndi apotre ibintu nk'ibyo abantu nyine binjuga se sujya umva na Bahati kasigaye yita ngo ni apotre Bahati. Nanjye ndi umutagatifu wa Sonative. Bivuze ngo uriya ntabwo uriya nahuriye na Prophet ndabirahiriye. Uriya no muniga bari kumwitira nyine nijwi bahinduye bagerageje nyine. None se ko video ari wowe wayifashijwe barihinduye gute? Bagerageje uburyo bahindura bafashe video nyuma batangira gusa nk'aba editinga bashaka nyine bashyira muri application kugira ngo. Ubwo se birakunda?
barabikora cyane video ari wowe umbwire ijwi ryawe nawe ndihindure video ari wowe wayifashe nyine ngewe narayifashe iyo nafashe y'umwimerere nari narayaploadinze kuri YouTube yanjye nagurishije kera ndangije ibiboro byose ndabisiba bashyiraho ibyabo nira video ntago ariho yabaga ahubwo iriya video yabitswe n'umutipe witwa Kasuku ko yari downloadize kuri channel yanjye ayishyiriwe noneho nyuma ni warayibonye yaje kuyisiba ahindura sound ijwi arihindura rya Prophet akajya rishyiramo rya Prophet nyine urumva effect nabuze ijambo navuga Prophet Joshua mu by'ukuri ni umuprofete cyangwa n'akantu yiyitiriye nk'abandi bose uzamusanga reka atagusengera ugatangira ugakirigita ku ifaranga reka ubu yaguhanurira none se ibyo bintu bavuga ngo ni Prophet Joshua ni umustar pe ni umukire mutwereke uwo mugore bamufatiye hejuru ahubwo uwo mugore no mutwereke no mugabo wamuteye cyuma mutwereke no Prophet wamuteye icyo cyuma nyine Prophet original ubwo subwo nta nkova afite tuzagenda uzitwereke ubu nta nkova afite none se uko ngenzi ifite nizi ibyuma banteye ariko Prophet niba baramuteye ibyo byuma kandi twemera ko ari Prophet Joshua nakwereka se ugasanga nta nkova afite nta kibazo tuzabyemera tubibonye ariko ibyo ari byo byose uriya ntabwo ari Bruce uriya ni Bruce ni umupeti w'igisenyi ahantu bita mbuga ngari ni Prophet Joshua ahubwo Bruce mwashatse gushushanya uriya ni Bruce ni umupeti w'imbuga ngari nushaka ufite umwanya ryari ngo tumanuke tujye iwabo igisenyi wenda ni ukugira ngo reka ndebe ko nimero Bruce iriho nyihamagare urumva ni deal mwapanze na Prophet Joshua wapanze na Prophet Joshua baravuga ati wowe mbabarira uvuge ko uriya atari jewe nose kuki uri kumva ko wowe ushaka gushinja ko twapanze ibintu kandi ngiye ndi kuguha ukuri nk'umuntu wafashe video nkakubwira ko atari byo umva basi reka dufate ukuri kwawe Prophet harya ngo ni Prophet Bruce gara nako yise nyine nka wagufashe uri mu cyaho ushaka guhita wihimba nk'izina vuba vuba none se ubundi kubera iki babyitiriye Joshua kubera iki ni babaniga bari kumurwanya bari kubona ibikorwa byiza ari gukoresha ndabonye ko atanga mituweli wabonye ko aje undi yagiye gutanga mituweli urongera ubona Joshua yahaye amafaranga miliyoni 2 zirengaho gake de Ben Prophet yahaye miliyoni wa mwana agifungurwa T Brown mu bantu none abantu bafite amashyari baravuga ati uyu muntu turamurangiza gute baba tipe bari hari abandi nyine bamishinya bari hariya bari gufata udufaranga bakaduhereza abapeti bafite ama YouTube channel ngo ni mugiye gusenya Prophet Kasuku yari inshuti ya Prophet sinzi ukuntu yaje kumwihinduka atangira kumusenya urashaka ko yabwiye ati ko Kasuku ni neganje ndahizi cyane no kumufungo turi kimwe tumeze kimwe ushaka yabwiye ati Prophet wandemeye akakumura akavuga ati ndaje ngusenye sasa 90 ishire ariko Kasuku akabikora bya bindi by'igisazi noneho abaniga abandi bakabyijiriraho bagatangira nabo gusenya nawo Kasuku nta n'umutima mubagira wasanga yabikoze just byabusazi bwiye kwa kudatukana none ubundi Prophet Joshua utekeza ko ari iki kintu gituma ubundi abantu bose bamurwanya impamvu ari kumurwanya abantu barwanya umuntu uri gutera imbere se gute kugenda yigaragaza se ko ari nk'umukire uzi kandi ko ari umukire ari gutera imbere gute kandi ari umukire nyine gutera imbere kumenyekana uzi team yabagaho Uganda yitwa Rich Gang yabagaho umugabo wa Zari irimo boss mutoto irimo bande otipe nkabo bo bazaga noneho bagakora nk'umurongo hano nko kuri stade Nyamirambo agatavuga ati bagiye gutanga amafaranga ugahera Nyamirambo batanga amafaranga Prophet byo yashatse kubikora ejo bundi bamwe bamugiye inama bamubwira ati ibyo ntago byabisa bibaza ukoze nk'icyo kintu hakajya nk'umuntu ugira ikibazo agahita agwa nkaho akapfira dirasha bitavuga ko ari umwishi rero batamubwiye ati ibyo bintu bigabanye niyo mpamvu ubona yatangiye kuvuga ngo agiye kujya ajya mu bitaro aho abantu amafaranga kuko abantu bazima ari kuyabahana aho kujya mu mushimire mukamusenya agiye kujya afasha imfubyi afasha abapfakaza afashe abantu babakene nyine apana ko gufasha abantu ba showbiz mwebwe mukahita mumusenya aho kujya mu mushimire none si ibyo byose n'ubundi ari guteganya gukora kujya muri ibyo bitaro agahereza abantu amafaranga kujya gufasha izo mfubyi ubundi inyunga bikuramo niyi iyo wagafashe ugomba gufasha ujya wumva nuzenya gutamana avuga ati nufashwa yafasha noneho we ntafashwa ahubwo wari gufasha none se umvje iriya video uriya Bruce kuntu avuga ati ngo ngiye ikintu nsaba nuko yampa amafaranga nkajya kwivuza amafaranga yo kwivuza kwipfukisha igipfuko yarenze 5,000 Prophet Joshua sewe ntiyayabura Joshua urumva buri 1,000 kandi wibuke ko yari yatangiye no yari yanasobanuye yuko nubundi avuye muri Kongo vuba aje mu Rwanda Joshua yabaye nta kera asubira iwabo ibukavu urumva ko yavuze ko yari yaje gushaka iki
iki yari yaje gushaka visa kugira ngo yigire muri Canada. oya Joshua aragenda akagaruka ego none se visa yishakira mu Rwanda cyangwa ari kwishakira iwabo muri Kongo? Siyo mpamvu yari yaje hano kwishaka se aho. none se ari kwishakira hano mu Rwanda gute kandi agomba kwishakira iwabo muri Kongo? Niyo mpamvu nyine mwitiranye ibintu. Uriya si Bruce kabisa. Ni Bruce ijana ku ijana. Bruce muhamagara. Telefone ntayiriho. Ndayiguha. Bruce telefone ntiri gucamo. Nushaka nyibwe no mu kiganiro rwose. Bruce telefone ntiri gucamo. Nese ubundi KJOHN ubundi kugira ngo uzajye gufata iriya video wowe mwari muhuriye. Jewe nari nibereye ku kabari kitwa Torino. Inkuru igitambuka. Numvishe ngo dore umugabo wirukanse yambaye ubusa bafatiye kubura abandi. Ndasohotse mwirukaho twavuye ahantu bita Torino twinda tugera kuri brigade y'Nyamirambo. Turagaruka yambaye ubusa buri none mbere ko tumukoreshe interview turavuga ati mubanze muhe basi akahise yambare. Arambara ariko buri ya video bindi wabonaga mfite izindi n'amafoto uriya muntu atambaye nyine. Warebye video neza siri video rwose iragaragara ko ari Joshua. Ushaka kureba ibindi uze mbikwereka ibyanjye. Video iragaragaza ko ari Prophet Joshua. Oya bira ni ibintu abantu bari guhimba. Joshua none se n'isura barayihinduye kuko isura ako se iyo sura uvuga iyo sura reka tusake Reka ari impanga ye. Zani foto ya Joshua ngaho nanjye nshaka iyi video tubikine turebe ko basa uze kubishyira abantu. Reka ari impanga ye kandi bavuze ko ngo abakongomani bose barasa. Abakongomani basa na Prophet Joshua. Oya nuriya nosura ahubwo niki kikwereka ko basa uriya ni imvugo to niyo navuze. Ntabwo ari imvugo ndi kureberaho. Ndi kurebera ku mashusho kwisura. Ukubona uyu muntu rebe ibyanwa afite urebe urebe ibwanwa bwa Joshua nyine kuntu bumeze fresh urebe umusatsi wa Joshua na amarende urebe uyu nguyu n'injwi ariko reba wabona umuntu ufite amafaranga agira injwi wabona umuntu ari prophet umuntu ufite amafaranga mari ntago agira injwi uwo nguwo ni umuniga witwa Bruce oya we kandi abwe Bruce nzakujyana iwabo mu mbuga ngari umusuhuze mukoresha ikiganiro akubwiza ukuri nawe akubwira ati nanjye ndi Prophet Bruce oya pe akoko sinkeme amaye nka yanjye wowe iyi foto uze kuyifata uyiteranyeho iya Joshua werekana uvuge uyu ni Joshua uyu ni Bruce abantu barakubwira nibabona ko yari Bruce atari Prophet Joshua none se nkanjye ari nk'umuntu kera najyaga ngira amadega hari umutipe waririmbaga witwaga bamwitaga nde harya bamwitaga Injini umusaza iyo nakoraga ibitega niwe bafataga kenshi bakavuga trust no bushatse bamubaza nuko nta nimero nyigira ngo mukubarize abikubwire inshuro ajya kubitwa bazi karingi agakubitwa mu mwanya wawe mana we shaka nimero ziwe ntago ibyo tuhita tubiyemeranya nabyo kugira ngo wemere ko ibintu bibaho nyine abantu basa ariko gushaka umbwira ngo abakongomani bose barasa bose navuze bariya bashobora kuba basa kereka ari impanga ye kuko Joshua ukuntu avuga Joshua nta mpanga agira Joshua ukuntu yitwara Joshua ukuntu asa urabona yitwara gute urabona badasa uyu muntu urabona yitwara gute uyu muntu urabona reka twereke na fisi wenda urabona uyu muntu ari kwitwara gute wenda wewe wawe undusha kureba mfasha kureba nawe umbwira muri gufata si Joshua je nabwiye ni urugero nagwaye rwa hafi nuko shaka nimero z'umuntu none wasaba umuntu z'umusaza atikibuza wa musani waririmbaga yigize nk'umusaza natamamagara ntabwo nta nimero ze mfitemo hari uhita umubwira ati wigeze ukubitwa bakwita KJOHN urebe ni wantu wonera ko abantu basa uyu nawe yari ibyuma rero none mutangiye gufata umukozi w'Imana umukire wacu mutangiye kumwanduza mumwita ibintu bitari byo ariko nyama nyine abo bantu ni bano nyine bari kumurwanya kumwanduriza izina n'ubundi harimo izihe nyuma nyine ni mwebwe nyine abanyamakuru bashaka content views oya nidushaka kumwanduriza izina kuko n'ubundi nta nyungu tubifite kandi biri kurebwa mu ibintu byagaragaye mu gihe ibintu biri kwigaragaza ko Prophet Joshua yagaragaye yafashwe ari kumwe n'umugore w'abandi ngo aramurambikaho ibiganza uyu rero ntago ari we ngo akenyeye agatenge uyu nguyu bamwita Prophet ariko niwe wabyiyise Bruce uyu ni Bruce ariko yise Prophet kubera ubwoba nyine ngo jewe ndiko ndamusengera ushake n'umurundi ukoresha abarundi babiri interview oya nanjye ubwanye interview uve ko toya bitavuga kimwe oya to ishobora kuvuga kimwe ariko isura ntabwo we nakwaje uyu muntu wabona reba umuntu kuranamutse mu maso
urebe Joshua akuna byibushye mu maso abantu muri comment baraza kutubwira icyo batubwire batekereza urebe umuntu ukuna nanutse mu isura hano 2018 muri 2018 nyereka 2018 nyereka 2018 kuna wari nase umeze muri 2018 uko wanganaga niko ungana ubu nge niko ngana turashaka amafoto rero uyu mukobwa ibintu byose ari guhakana uraduhangitse mureke gusenya umukozi w'Imana mureke afasha abaturage batishoboye afasha abakene mureke afashe namwe basitara bashaka kumufasha ufite icyo ukeneye yagutabara kuko aho kujya mu musebye ngwina guha amafaranga ariko ureke kumusebye ntacyo muri comments abantu baraza kutubwira niba babona ari we cyangwa atari we barabitubwira kabisa noneho nijwi urarishyiraho wumve ko atajwi ryahinduwe ku mashini ariko shaura yego anyways KJOHN ni umuntu umaze kumenyekana cyane wamenyekanye cyane nk'umu paparazzi nkawe nka KJOHN nka paparazzi ubundi ubikora gute hano mu Rwanda ni gute ubibasha niyo mpamvu nakubwiye ni nanavuye muri media nagarutse kugira ngo mvugire abantu bari gusebya prophet ubu prophet ni ukugaruye Joshua ni naravuye mu bintu by'ama interview n'ibiki ngiye navuze no kugira ngo mbone umukozi w'Imana bari kumusebya bamusenya reka ngaruke nze muvugire mvuga ukuri ko ninjye wafashije video media oya ngenze kuvugira prophet nindanza ntago uzongera kumbona wongera udisappearing ntago wabiduka ubu ugiye kuza kubera yuko video ya prophet Joshua yagaragaye uraje umudefande ubundi wikomereza nje nikomereza imenye nase ubundi nk'umuntu wenda wakoze umwuga wa iyi foto kuko urabona iyo giragaragara neza urabona ari prophet mana we ahubwo se ni gutatari ni gutatari we fi ako mufitanye beef ni gutatari na beef dufitanye shaka yarakwimye itiki shaka yarakwimye itiki njyana ese ko ngenda mu ndege mwana wawe ndigurukira mwana oya prophet Joshua nta kibazo na kimwe dufitanye ariko mu by'ukuri ni ibintu biba bigaragarira amaso y'umuntu uzi kureba uzi kwanariza aho ngaho ni muri 2018 ntago ko umuntu yanganaga mbere 2018 ubwiye prophet arakwereka uzagende umukoresha interview umwereke akwereke interview nuzenya yiwe nko muri visa yiwe urebe ko adafite ingendo icyo gihe yabaga ari hanze 2018 reka ari mu Rwanda uwo munsi ufata iyo video yari ari hanze we yari ari hanze hari ku itariki zingahe ahangaha byari mu kwa karindwi gutyo ndibuka ukwezi mu kwa karindwi 2018 byari mu masaa 3 z'ijoro saa 2 gutyo n'igice uko bitana na Brice yambaye ubusa atari prophet Joshua ya Brice sha uko kuri nitukwemeye ariko nyine reka tugufate uko ntacyo abantu muri comments baraza kutubwira baducyanure batubwire niba koko ari Joshua cyangwa atari Joshua njye numva binahagije gutya rwose ewan ukuri kwawe turakwakiriye icyo nababwira profete kabisa ni umuji w'umwana mwiza nta mitima mibi sisi mpamvu abantu bari kumwiha abanyamakuru benshi bagiye mu kigare cya Kasuku Kasuku ni kwa kundi ko ni igisazi gine cy'ifiti cyacu kibere aho ngaho uyu munsi kira kuvuga neza kikakuraburiza ariko nta mutima mubi Kasuku agira rero abandi baji babagahita byuriraho bagatangira kujya gusebanya ahubwo ngiye niba nareba nabi umuntu wigongeye gukoresha video yanjye nafashe iyi video ni copyright yanjye ndabamerera nabi ndabajyana kubarega kabaye wajije iyi video yanjye si nta muntu numwe wabifatiye irayifatije phone yanjye nta wundi muntu rero umuntu ndibwongeye kuba namugana nayikoresha mu buryo buba ashaka gusebanya ndamugezayo arishyura rwose oya ntabyo kwishyura ndamugezayo nibyo nta pesa ushaka Joshua ari gutama Joshua ari gutama birabikurikirana reka tugushimire cyane KJOHN cyane kabisa